se ko atagenda mumeze mute imyaka myinshi tutari muri dushe sasa ego Mika mva kuna konda kandi uragenda kureba televiziyo inyinda riri ari muri saro ninde uri koza umwana mama yakoze Mikayeli ninde ndagukubita wowe uri kwiyoza urimo kwiyoza mama shene mu mutwe sibyo Mika siba wasigamo ibiryo yego siba wasigamo ibiryo turi koza abana Mikayeli ninde ukurikiraho Tariha do ndagukubita vamo twoge mu maso bumba umuntu sabune muri salo ninde wamushyize muri televiziyo mama wamubonye Tari icara uri kumureba muri televiziyo icara Mika kuko ugiye icara Mika turashwara washoje kagaho katinye Mika bibi sheri Dada bibi takora kandi tumwirukane ajya muri salo dufunga kandi ari njyewe uri kugufatira video mama ndagukubita uriya arimo kwitendeka mu ibase abantu baheruka kubona video abana bari koga bafite mbari amezi 2 mbari 3 oya nakongo 3 bari bafite nk'amezi 4 cyangwa 5 sibeta sibye kama fotora kama gufotora nde kama gufotora ay gufotora nde nakame ndamuza nawe ufate video nanjye uranyoza ay ndakoza Tari afate video sabonye video Tari hayafate aje Chica bari zimeze z'abasaba ninde ugiye koga Nindi kandi ari Tari yakonje umva ye wayakonjeshe byahindi amazi arakonje oya amazi arashyushye koko mutajyamo banza bisanzwe nka nijoro amenyo bamuriye mu mugongo ukuntu yabaye umukara mwangeje mu mutwe nindakuriye amenyo mu mugongo ni Mikayeli wayakuriye ntabwo ari inyindi isohoka inyindi isohoka Tariha gira inyindi asohoka yaje kukureba inyindi kandi ntabwo bajya baza kumurebaho Tariha ni uvuga ngo kinga dukinge mama jugunya icyo kintu serumu nagendaga natari gukorera ku kandi kaboko adafatanyije amaboko dushime mu mutwe sibyo kamafotora cyagiye banshyiramo serumu bagashyiramo umuti nyine nimugoroba shabarandiye ntabwo hari kuvuga kukuri
ntabwo baragutera serumu. kubagana. Inyindi ndagukubita. Nako wowe ntabwo baragutera serumu. Barayineye. Siri umwana? Oya. Eh. Ndi mukuru. Cya gihe se kwa muganga uza kunsura nabyaye. Wasanze nifite. Eh. Mikana ageze muri salo. Ese banze noze ga yawe. Banze noze ga. Inyindi agiye koga. Ntabwo bose babagurira gahe zabo. Ntacyo bitwaye gukoresha. Uri gufata he? Hasi? Eh. Uzi ubwenge sha? Nzakugurira kera kabaye. Agaki? Cyose ushaka. Kandi kumbaza akazaba kabaye. Ego? Niko bavuga uti mama. Ni byiza. Ni byiza. Inyindi ejo muri iki cyumweru ejo ntabwo nzabona agomba gusukuretse. Mwana uha muntu uzamusuka. Ko na wa mama. Wundi wajyaga nsuka nita abana nawe yiga kugusuka. Subi. Nei, ya shampoo yarashize. Sawa. Mama wundi twajyanaga mu gitondo akansuka. Wishyuye. Ntabwo mwize kumva. Ni Nanjye ntabwo nibuka ngo. urimo kwifatisha isabune n'agasiga. Uyu wenda mukuru. Bikacira icyo kintu. Mama, tugiye koga. Amazi ameze neza. Amazi ameze neza. Mika. Mika yiga Mama koga. ndetse najya kwambaye isume naho nkahashyiramo. Oya. Inyinda urakumvika ambara neza inkweto wazigize. Ese uri kwivugisha ngo niki? Umeze neza? Umeze neza cyane? Mama yaciye inzara. Mika namukubitira kuri iki kintu wanze gucira. Gishyiraho mu base. Arimo arandakaza. Arimo arandakaza. Mika? 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 Mama, Yigize sore abaganga. hari ahantu inzu nini cyane. Nta kibazo. Ndayikuramo nongeye kuyizera. Yanze kwitaba atari. Yanze kwitaba. Kubera icyo utari uri kunyitaba. Yitabye atari hagaruka yiruka. Njya masheri. Ya mamisi. Abana bari gusakuza. Abana bari gusakuza. Ntabwo utamwageje mu mutwe. Ndahita mwoza nuko mbagira ngo mwoze yaryamye kugira amazi atakujya mu maso. Fata ubundi. Ndaramutabaza nyuma amazi akonje. Fata ubundi. Tugiye koga mu mutwe. Ngwiki. Bite bebe. Mama koza abana. Ariko ntabwo wari uherutse kuboza.
hashize iminsi mama atoza abana, hashize iminsi mama atoza abana. Nyine noneho nta mwanda afite mu mutwe, nta biryo aheruka gushyiramo. rero asanzwe abishyiramo. Subizi ko abisigamo cyangwa nawe bakabimusigiramo. Bande? Hamwe. Nanze gushima mu mutwe ngo atababara kandi aheruka koga. Usanga atari. Niba ufite imisatsi njye ninjya koga riri bwake. itara, iri tara ryaranyuma. Mwazarikuyemo mukashyiramo irindi se? Arikura. Iyi. Isabune. Ndetse. Ndeba hariya. Bari gukamba. Ndabakubita ngo bamaze koga barakamba. Afite imyaka yo gukambakamba. Wagira ngo baracyaha abana. Isabune ashirije. Ntacyo nyinde ndamwigishije kugenda. Ninde? Inyinde. Pole. Ninde? Nta muntu wabimwigishije. Barabimwigishije. Ninde? Nimba ari Jose. Yigisha umwana kugenda. Hari igihe umwana agera akamenya nyine kugenda, urumva? Imana iba yarateguwe. Noneho hari n'umwana uba urwaye bigasaba ko ajya kwa muganga bakamwigisha kugenda. Ariko urumva umwana aba arwaye. Bamwigisha kugenda mu ki? Haba hari ibikoresho. Ariko umwana utarwaye nta kuntu bamwigisha kugenda. Nyine mbanze mutawaza, sibyo? Gira gutya. Amazi akonje mutawaza umwana, sibyo? Wakoze pipi? Yego. Wicare. Maharaza kugwa. Ako kantu kafashe kuri nose. Ako. Ujya guhambura twaturanye utunoze. Ujya guhambura. Abana basoje koga rero bukatiye. Wabaye kandi amfatira video neza ni ukuri. Ubu maze koza abana ngiye kwicara gatoya tujye tuganira mu kanya barye hacimo nk'iminota 30 banywa amata babone kujya kuryama. Ngiyewe noza abana rimwe ku munsi, mboza nijoro gusa, mu gitondo nyine barabyuka umuntu akaboza mu maso biraho bakagira ikintu bafata ubundi bagakomeza ubuzima. Ntabwo noza abana kabiri ku munsi. Hari igihe nigeze kubikora sha nsanga twivanga mu bintu naze ngo kwari kugira ngo babashe kuryama ku manywa. Hari ukuntu abana iyo utarabamenyera neza ngo umenye ibintu bituma baryama ku manywa cyangwa ariko cyane bashobora kuba baryama ku manywa kuko ababyeyi benshi bagira iki kibazo nese kuri gukoma telefone cyane. Iyo utaramenya ikintu gishobora gutuma umwana wawe aryama ku manywa, ari igihe wibwira ngo ni uko atoze ukajya ukamwoza ukamwiriza amazi, wabona yanze kutuza ukongera ukamwoza. Kandi koza umwana cyane ntabwo ari byiza. Ntabwo ndi kubatoza ingeso y'umwanda, ariko koza umwana cyane ntabwo ari byiza. Noneho cyane ku kana gatoya nk'agahinja. Ndiye bakiri uduhinja ukuntu twacishagamo umunsi umwe ejo bakoga, twacishamo umwe ejo bakoga. Kandi si uko ari benshi wenda uvuge ngo uba wanga ngo akaze n'ibikihoya. Umwana wawe urabizi ko utamuhaga, urabizi ko utakumva ko aguteye ubunebwe n'ibiki byose. Ariko koza umwana kenshi cyane muzabibaze n'inzobere z'abaganga babibabwira. So rero aba mwese mwarebye vlog yacu yo muri douche n'abana banjye, genda hariya
itaherukaga ndabishimiye cyane nabo bamera umugisha ndi kugerageza muri iyi minsi kugaruka kujya mubona video yanjye buri munsi nishaka ajya bari iminota 20 cyangwa 10 n'ingahe ariko njye mbamaze tariho ndagukubita niba hari umwana wangize inkweto ni wowe dushwana hari inkweto ahita zitandukanye nk'ubu arimo kuzitandukanya mbagera reba ibirimo imbere simbizi ndabakunda cyane Imana ibamera umugisha Imana haze ibyifuzo byanyu murabona ko nambaye umupira wo muri Sunlight mubahamagare babahereza za product zose zigabanya ibiro imiti y'ama infection imiti ikora ku bintu byinshi cyane imiti y'abana banyara ku buriri hari nyine yararengeje imyaka ku buryo ubona ko ari uburwayi cyangwa se n'umuntu mukuru bahamagare rero kuri 0720 36 510 tuvure kunagenda yiruka turabakunda cyane bye